Nongeye kubasuhuza kandi mbaye ikaze bakunzi ba UNP Entertainment. Nyimumva kuri microphone za UNP Entertainment ni Pacifique nk'ibisanzwe. Tumaze iminsi turebera hamwe uruhererekane cyangwa se urukurikirane twise urugendo rwa muntu cyangwa se urugendo rw'umuntu. Twarebye igice cya mbere tureba uko umuntu aboneka mu gice cya mbere, naho mu gice cya kabiri tureba uburyo umuntu akura cyangwa se uko umuntu ahinduka, yaba uko agaragara cyangwa se mu mitekerereze. Mu gice cya gatatu twaje kureba uko umuntu aza kwimenya cyangwa se agahitamo inzira. Uyu munsi tugiye kuganira ku gice cya kane, aho turaza kureba aho umuntu atangira kubaka icyerekezo cye, akubakira ku nzozi ze, intego ze ndetse n'ibyemezo byimbitse, agahangana n'ubuzima bushya aba agiye kwinjiramo, kandi ubwo buzima bukaba bwubakiye ku cyizere cy'ejo hazaza. Kanda subscribe, ukore like, share na comment kugira ngo ibiganiro tubikurikirane gatanu ku kandi. Mu by'ukuri inzozi ni intangiriro y'icyerekezo. Inzozi nizo zibyara icyerekezo. Iyo umuntu amaze kwimenya ndetse no guhitamo inzira, agatangira kwibaza ibibazo biteye gutya: ese nifuza kuba nde? Niki nshaka kugeraho mu buzima? Cyangwa se ubuzima bwanjye buzaba bushingiye ku ki? Inzozi si ibintu by'imikino, ni amafoto y'ejo hazaza, ndetse ayo mafoto tukaba tuyagira mu bitekerezo, tukagerageza kubishyira mu bikorwa. Mu by'ukuri inzozi zidutera gutekereza cyane, kandi zikagutera gutekereza ku bintu binini, guharanira byinshi ndetse no kurenga imipaka y'ibigaragara, ku buryo utekereza kure cyane cyangwa se ugatekereza ibintu byinshi cyane. Inzozi ni ryo shingiro ry'icyerekezo, kuko nta cyerekezo kitavuka mu nzozi. Ariko kandi inzozi zonyine ntiziba zihagije, ziba zisaba ikintu cy'ingenzi cyane. Icyo kintu ni ikihe rero? Icyo kintu ni intego. Inzozi ziba zigomba guherekezwa n'intego. Uko ugira inzozi runaka ukayiherekeresha intego yayo. Mu by'ukuri intego ni umusingi w'ubuzima bushingiye ku cyerekezo. Intego n'inzozi umaze gutekereza bibyara ikintu cyangwa se bivamo igikorwa gifatika. Reka dufate nk'urugero: niba inzozi zawe ari ugufasha abandi, intego zawe zishobora kuba zimwe muri izi: kwiga ubumenyi bufasha abandi, gutegura umushinga w'ingirakamaro, cyangwa se gukora ibikorwa bigaragaza uruhare rwawe. Ushobora gufasha abandi cyangwa se ushobora gukura ufite inzozi zo gufasha abandi, ariko kandi nanone ukagira intego cyangwa se ukagira n'impamvu ugomba gufasha abantu. Iyo umuntu amaze gushyiraho intego, aba atangiye kubaka igishushanyo cy'ubuzima bwe. Ariko intego nazo zisaba ibyemezo, kuko ntacyo wubaka utagendeye ku bihamye. Ikintu cyose wubaka kiba kigendeye ku kintu gihamye. Ibyemezo byimbitse ni ugutangira urugendo rwawe. Ubusanzwe ibyemezo ni intambwe itangira ishyira intego mu bikorwa, kuko niho umuntu atangira kuvuga ati: nubwo bitazoroha ndahagurutse, cyangwa se nubwo bigoranye ariko kambikore. Kuko uzasanga ibyemezo bikomeye birimo nko kureka ibidafite umumaro mu rugendo rwawe, kwitandukanya n'abantu batagufasha gutera imbere, guhitamo gukora ibyo abandi batinya cyangwa se basuzugura. Ibyemezo ni nk'amabuye yubaka inzu. Buri cyemezo cy'ukuri gituma inzu y'icyerekezo cyawe ikomera. Gusa si byose bigenda neza mu ntangiriro. Hari aho ibintu bitagenda neza nk'uko wabyifuzaga, bikaba bishobora kuba byagutera
gucika intege, ariko iyo ufashe icyemezo uba ugomba kugiharanira. Iyo umuntu afashe icyemezo kandi aba ateye intambwe ya mbere mu buzima bushya. Iyo umaze kugira inzozi, ukagira intego ndetse n'ibyemezo, ni ngombwa gutera intambwe ya mbere. Ariko iyi ntambwe uba ugomba kumenya ko iteye ubwoba, ituma wumva ushaka gusubira inyuma, cyangwa se rimwe na rimwe izagutera agahinda, kubera ko gutangira biragora cyangwa se gutangira biravuna. Ariko iyo uteye iyo ntambwe uba utangiye ubuzima bushya. Ntabwo uba uri wa muntu w'ejo hashize, oya, uba uri umuntu uha ubuzima bwawe icyerekezo, nta gutegereza uburenganzira bw'undi cyangwa se nta gutegereza uburenganzira bw'abandi. Iyo ntambwe rero iba itandukanye kuri buri wese. Kwandika ibitabo, gutangira kwiga, kuva mu muryango ukurwanya, cyangwa kubwira isi icyo ushaka kuba. Niba wateye intambwe ntuzigere wibagirwa, kuko niyo izaba imvano y'impinduka yawe, cyangwa se imvano y'impinduka y'ubuzima bwawe. Mu by'ukuri umuntu aba agomba guhangana n'imbogamizi ndetse akanakomeza icyerekezo yatangiye. Ubuzima bushya buzana imbogamizi nshya. Icya mbere, umuntu agira igitutu cyo gushidikanya, kunanirwa rimwe na rimwe, ndetse no kudashyigikirwa n'abandi. Izi ngizi ni imbogamizi zishobora kukubaho igihe utangiye ubuzima bushya. Ariko nubwo izo mbogamizi ziba zihari, icyo wubakira cyose kiba ku kwizera ko icyerekezo cyawe gifite agaciro. Ntukagire ubwoba bwo gukomeza ibyo watangiye. Niyo wakumva nta muntu n'umwe ugufasha, uba ugomba gukomeza. Ndetse niyo wakumva inzira igoye, uba ugomba gukomeza, nta mpamvu yo gusubira inyuma. Yewe niyo abantu baguseka, nta mpamvu yo gusubira inyuma cyangwa se ngo uhereze urwaho rwo gutuma baguseka. Koko uba ugomba guhatana. Kandi iyo wemeye kwihanganira ibi byose, uba uri kubaka ubuzima budasanzwe, butajyanye n'amagambo gusa, ahubwo bugendera ku ntego. Kubaka ubuzima bifitanye isano n'inzozi zawe, kuko umuntu aba yubatswe n'inzozi ze, intego ze ndetse n'ibyemezo bye. Iyo wubatse ubuzima bushingiye ku nzozi zawe, uba uriho mu kuri. Ntago uba uriho mu bintu byo guhimba cyangwa se mu bintu by'urwenya, oya, ntabwo ugendera ku byo abandi bifuza, ahubwo ugendera ku byo wowe wemeye kwitangira cyangwa se wemeye kwinjiramo. Ubuzima bushingiye ku cyerekezo ni ubuzima butegura cyangwa se buteguye ejo hazaza heza. Si impanuka, ahubwo ni umwanzuro. Isomo riri aha ni irihe? Tera intambwe, ubabare, wigire ndetse usige ibyahise. Nubwo intangiriro iba nziza cyangwa se ikaba mbi, icy'ingenzi ni uko wubaka ejo hazaza ndetse hashingiye ku byo wemeye kugeraho cyangwa se ku byo uharanira kugeraho. Iki cyari igice cya 4 cy'urugendo rwa muntu. Rukomeye na UNP Entertainment. Ngimumva kuri microphone ni Pacifique nk'ibisanzwe. Kanda subscribe, kore like, share na comment kugira ngo utazacikwa n'igice cya 5. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka. Ciao ciao. Murakoze cyane.